iriya kanzu bitewe n'ukuntu nabonye iyo kanzu, bitewe n'ukuntu nabonye abapfuye bakuru banje n'imiryango yanje hari ikuzimu n'ukuntu bameze n'ububabare bafite n'umubabaro bafite, intambara yaho bahora barwana, nta munezero nta byishimo bagira, ni umubabaro gusa. Nahise mfata umwanzuro wo gukorera Imana, nibyo numvanye Yesu, nibyo namubonanye, ntangira kuvuga ubutumwa, ntangira kubwira abantu ibyo numvise, bakavuga turiya muntu ni umusazi ntabwo ari muzima. Biriya bintu koko yabibonye. Mama wanje yanyitegera ati runo rupfa apfuye we, apfuye nabi, apfuye ari ikiragi, yabaye Imana imubabariye agapfa avuze tukamenya ikintu kimwishe. Mama ngo niko yavuga. Ngiye kubona mbona umuyaga urahushe mwinshi cyane, urahuha cyane, urahuha cyane, urahuha cyane, urahuha cyane. Noneho muri uko guhuha niho natangiye kureba neza. Muri umuyaga urahuha, noneho nanjye ndi kugarura ubwenge. Umuyaga ugahuha nkagarura ubwenge, umuyaga ugahuha nkagarura ubwenge. Noneho ati reba neza, ndeba neza. Umuyaga ugahuha nkareba neza, nkamwitegereza ati undebe neza. Maze kumureba neza aratangira avugana nanjye, arambwira ngo ngiye kukoreka ikuzimu aho wari uzaba kubera kutankorera no kuvuga uwutazi. Yafunguye ikuzimu mu kureba nisangira ikintu cyitwa abadayinoni. Abadayinoni b'ubwoko bwose babandi tugice dupfana tuvukana, ari bakuru banje, ari imiryango, bose ndabibonera. Ushe abadayinoni bati turakuzi, bakambwira n'amazina yabo, ariko bari bambaye ubusa ku gitsina habaga hashonga amaraso. Bakambwira ngo dore rero kubera yuko waje hano tugiye kugukoresha, natwe tugukoresha iby'agahato, ube ubane natwe, njye ntabwo nzabana namwe. Ubwo barambwira bati niba wanze kudukorera, niba wanze ko dukorana uyu murimo wa hano ikuzimu, tugiye kukwica. Bafashe ibyuma, mu gihe bagiye kuntera nahise mpamagara nti Yesu, bahita bikubita hasi barabandagara. Ati munzanire ikintu citwa amasuka tumuhamba ari muzima. Bazana amasuka n'ibitiyo, bamwe baracukura vuba vuba n'imbaraga nyinshi. Mu gihe bagiye kundohamo nti Yesu, bose ahita bagwa muri rwa rwobo, nje nsigara nemye mpagaze. Nagiye gukora mbona umugabo wambaye ikanzu y'umweru araza ahagara imbere yanje, arambwira ngo uranzi? Ntabwo nkuzi. Uranzi? Ntabwo nkuzi. Ngo ni nge Yesu. Nta guca amarenga byari byaranye, nagiye muri koma. Yuko nabwo ngo iyo Mana yanyiyereke, nje nagiye muri koma mera nk'upfuye, sinongera kuvuga, sinongera kureba umuntu, asigaye nja mu yindi si. Ukuntu yanyiyeretse rero ni uburyo butangaje. Nabaye ikiragi, mara iminsi 8 ndi ikiragi ntavuga. Yankuye ni habi cyane, kandi aho yankuye ni harehare, niyo mpamvu ngomba kumuvugira mpagaze. Nagiye gukora mbona abagabo 3 bicaye ku ntebe, barambwira bati Yesu arababaza ati uyu aba bantu abagabo urabazi? Ntabwo mbazi. Baramubaza ati aba ngaba muramuzi? Atoya ntabwo mbazi. Arababwira ati murambura igitabo c'ubugingo murebe ko yanditswe muri iki gitabo. Bararambura basanga nta zina ryanje ririmo. Arambwira ati warebye? Ntinarebye. Ati dore wasengaga utazi, wakoraga utazi, atariko uhera uyu munsi nibakwandike muri igitabo c'ubugingo. Amen. Kuko nta muntu uzinjira hanga atanditswe muri iki gitabo c'ubugingo. Akingura icyumba cya mbere, anyereka ahantu abageni bazakirirwa bavuye mu isi. Haleluya, haleluya. Nashikiyemo ikanzu ndambara nziza iri kurabagirana. Arambwira ati rero iyi ngira ari uhisemo, ugenda uyiharanire uyikorere. Mu kuyikorera kwawe ni ukumvugira, ni ukuvuga imbaraga zanje, ibyo nyumvanye n'ibyo mbonanye byose uzagera ubibwira abantu, utarebye ku butoni, ari ukomeye ari uworoheje, bose ubibabwire kugira ngo nyikuremo. Twarwanye urugamba rukomeye, ni ntabwo ikanzu nayikuramo. Atumva uzayambara ari uko tugiye gukorana amasezerano tugiye gukorana, nubyubahiriza
ukamvugira ukankorera ukavuga imirimo n'ibitangaza nagukoreye udatinya nta bwoba, iyi kanzu niyo uzambara ubwo uzaba unesheje urugamba. Numvaga nta mahoro mfite, njyewe nshaka kwigumirayo, nshaka kwiberayo. Arambwira ngo genda, igihe ntawe kiragira cyo kuguma hano kandi uracafite igihe cyo kunkora no kumvugira. Nanze kuyikuramo, turwana urugamba. Arambwira ati yikuremo uzayambara ari ukunesheje urugamba. Ubwo maze kuyikuramo aragenda, arambwira nti siko ntashaka kuva hano. Aragenda aramfata ukuboko, turihuta cyane, ahita akingura ataterera hanze, me ahita akinga nuko mpita nzuka ngaruka mu mubiri ntangira kuvuga iyo mvuye n'ibyo mbonye. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ijwi ry'umukwe, dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuwunezererwemo. Ijwi ry'umukwe ni umuyoboro mwiza Kristo yaduhaye kugira ngo twibukiranye ko Kristo ari umukwe natwe turi abageni, kandi isaha n'isaha dukwiriye kuba maso kugira ngo azasange twiteguye atazadusiga. Turi kumwe na Anita Ishimwe, twagize umugisha wo kubana n'umubyeyi. Reka tumwakira dusuhuze. Mana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Ntawikimana Itamuhaye Rozata, ndi mama w'abana 3 n'umutwaro umwe. Banje kubasuhuza mbaramutsa, mbifuriza umugisha w'Imana kubw'ubu butumwa ngiye gutanga. Abazabyumva n'abazabubona bizabatere guhinduka no gusobanukirwa kuwiteka agira neza. Haleluya. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Rero ndababwira imbaraga z'Imana, ndababwira gukomera kw'Imana. Abanteze amatwi, abari kure n'abari hafi, mbabwira gukomera kw'Imana n'ineza y'Imana. Turakwishimiye hano ku ijwi ry'umukwe, tunijijwe no kubana nawe. Kadusenga Imana, dukomeze utubwira ibyo Imana yagutumyeho kuri twebwe, kandi ibiganiro byose bitambuka, ibyigisho byabo buhamya bica hano ku ijwi ry'umukwe, ni ukugira ngo bitunganye umugeni wa Kristo ahantu hose ari, yaba ari gucuruza, yaba ari guhinga, yaba ari kugikwa, yaba ari mu murima ahinga, yaba ari mu ishuri yiga, yaba ari mu modoka aratwaye, amenye ko ari umugeni, ahore yirimbishije ku isaha n'isaha umukwe yaza akamutwara. Kadusenga. Uri Imana nziza, Imana ikomeye, Imana umubyeyi wacu, shuba hejuru kuko uri umukozi w'umuhanga, uri mutabura uko ubigenza, uri umugabo utabara abagutabaje. Iki kiganiro kigiye gutambutsa, Mana kitubere inyunganizi, kitubere impemburo, kitubere umutsima utera imbaraga no guhinduka muri twebwe, kugira ngo Mana nyir'ingabo sange nta munkanyari, nta n'ibizinga bituriho, uzatwikire mu bwami bwawe. Ngabana twe muri kino kiganiro tutaramane nawe, ugubwe neza Yesu. Amen. Mbasuhuza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wahisemo kuvuga uhagaze kwicara wapi? Ati ndavuga ubutumwa. Ntabwo umwami wanjye, ntabwo namuvugira nicaye. Yankuye ni habi cyane, kandi aho yankuye ni harehare, niyo mpamvu ngomba kumuvugira mpagaze. Nari ikiragi rero mu gukizwa kwanje, nabaye ikiragi, mara iminsi 8 ndi ikiragi ntavuga. Ndamubwira ngo papa, ni wowe papa wanjye, nuramuka unkijije nkavuga, nzakuvugira, nzakwamamaza, nzavuga imirimo n'ibitangaza wankoreye. Navukiye mu muryango w'abapagani badakijijwe, ariko bavugaga Yesu batamuzi. Twari abanyagatulika bishushanya, biyoberanya
dusenga uwo tutazi. Ubwo njyewe ndi umuntu uvuka hariya mu Gakenke ahitwa muri Cyabingo, umudugudu wa Rurembo n'umurenge wa Gakenke. Amakuru yanje rero nari umuntu mbese upinga barokore cyane utizera ko Imana ivugana n'abantu bayo. Baje kumbwira ubutumwa bati tubonye ugomba gukizwa ukihana, bati ikimenyetso tuguhaye nuko tugiye kugusabira imbaraga zo kugira ngo Yesu akwiyereke. Ntumva ntindamushaka nshaka kuyanga nyereke nanyereke imbona nkubone. Ariko wabivuze ari nko gupinga? Ndi gupinga nyine ndi kubakinisha mbese nkuru gukina. Nabivugaga mbapinga mbese mbakubana zero ntazi ko bavugana n'Imana. Ariko ikimenyetso bansabiye ako kanya cyo kugira ngo Imana inyiyereke, bamaze kuva aho ngaho hari saa 9, saa 12 Imana hisi nyiyereka. Gute rero? Ukuntu yanyiyeretse rero ni uburyo butangaje. Nari ntetse, mutware wanje yari umwarimu yigisha primaire mu wa 6. Yegeye kwigisha, ageze aho ngaho ncarura ibiryo ngo muhereze, nahise nikubita hasi mpita mpinduka ikiragi. Ako kanya kimvugisha ati bimeze bite, aho kugira ngo narure muhereze ibyo kurya mpinduka ikiragi sinongera kuvuga. Ako biramutangaza nta kuvuga, mbese nshisha hasi no mu kanwa. Biramuyobera, iwacu hari hafi aje guhamagara iwacu ati muzi umuntu ampfiriyeho nyibo bujya apfuye. Batumenye umukubise, menye umwe ari wo umwishe katuze turebe. Bageze aho basanga ndi ikiragi nta kuvuga. Uri guca amarenga? Nta guca amarenga, byari byaranye nagiye muri koma. Yuko nabwo ngo iyo Mana yanyiyereke. Ndiragiye muri koma mera nk'upfuye. Sinongera kuvuga, sinongera kureba umuntu, asigaye nda mu yindi si itari yingiye. Ubwo baraheka bajyana kwa muganga, bageze kwa muganga ati nta ndwara afite, nta nubwo ari no kuvuga, nto twamenya uburwayi afite, musubize mu rugo, nto twamenya uburyo apfuyemo. Nta nubwo bamukubise, nta nubwo urwayi tubonye, ahubwo mumusubize mu rugo. Mu kunsubiza mu rugo hari mukuru wanje wari umukarismatike, ico gihe barasengaga cyane, abakarismatike niho badutse. Aravuga ati kadusenga Imana turebe ikintu abaye. Mu gusenga Imana bahishurira ko ari abadayinoni bamfashe, nta kindi namaze iminsi 8 bategereje ko nava mu mwuka nangwa navuga. Byarabacanze, byarabayobeye. Nari mfite umwana w'amezi 2, nayo iminsi mbyaye, akana kamezi 2, nta kumenya ko mfite umwana, nta kumenya isi ndimo, nta kumenya umutware ko mufite. Yahise ava ku kazi, baraheka bansubiza iwacu. Akazi ari iwacu ari kurera kakana, bagaha amata kararahiye. Iwacu bigwa basenga bategereje ko navuga ndi ikiragi nta juju. Ariko nje muri uko kubikiragi nabaga ndi mu yindi si, nje mvugana n'Imana. Imbwira iti ngiye kukwiyereka nk'uko wavuze ngo unyiyereke. Ukaba uri ikiragi, ubona nyine utavuga kandi wibereye mu yindi si yawe. Ndi muri iyi si, ndi mu yindi si. Ibyo wakuye muri iyo si kuko yarakwiyeretse koko. Nuko bimeze. Kandi mbabwire rero ukuntu Imana yanyiyeretse. Nagiye gukora mbona umugabo wambaye ikanzu y'umweru, araza ahagara imbere yanje, arambwira ngo uranzi? Ntabwo nkuzi. Uranzi? Ntabwo nkuzi. Ngo ni nge Yesu, reba ikizingo c'amahwa mu gahanga. Haleluya. Ati reba imisumari banshinze mu birenge. Ati reba icumu bacumise mu rubavu hakavamo amazi n'amaraso. Ati kozamo ikiganza cawe. Nyikozamo. Ati dore weho wari umeze nka Toma, uko Toma atizeraga ko ndi Yesu niko nawe wari umeze. Ubwo nkozamo ikiganza nsanga ni Yesu. Arambwira ngo uguhera uyu munsi ngiye kukwiyereka
nkubwire ko uwo wakoreraga umuntu utazi si satani ntiwari umuzi sinanje ntiwarunzi ariko ngiye kukwiyereka kugira ngo umenye neza ko ndi Imana. Ubwo yamaze kunyiyereka arambwira ati ngaho rero kugira ngo nkwiyereke uranzi ntabwo nkuzi. Arongera nsubishamo ubwa kabiri, nagiye kubona mbona umuyaga urahushe mwinshi cyane, urahuha cyane urahuha cyane urahuha cyane urahuha cyane. Noneho muri uko guhuha niho natangiye kureba neza muri uwo muyaga. Umuyaga urahuha noneho nanjye ndi kugarura ubwenge. Umuyaga ugahuha nkagarura ubwenge, umuyaga ugahuha nkagarura ubwenge. Noneho ati reba neza, ndeba neza. Umuyaga ugahuha nkareba neza, nkamwitegereza ati undebe neza. Maze kumureba neza aratangira avugana nanjye, arambwira ngo ngiye kukwereka ikuzimu aho wari uzaba kubera kutankorera no kuvuga utazi. Yafunguye ikuzimu mu kureba nisangira ikintu cyitwa abadayinoni. Abadayinoni b'ubwoko bwose babandi tugice dupfana tuvukana, ari bakuru banje ari imiryango bose ndabibonera. Bati turakuzi, bakambwira n'amazina yabo, ariko bari bambaye ubusa ku gitsina habaga hashonga amaraso. Bakambwira ngo dore rero kubera yuko waje hano tugiye kugukoresha, natwe tugukoresha iby'agahato ube ubane natwe, ninjye ntabwo nzabana namwe. Ubwo barambwira bati niba wanze kudukorera, niba wanze ko dukorana uyu murimo wa hano ikuzimu tugiye kukwica. Bafashe ibyuma, mu gihe bagiye kuntera nahise mpamagara nti Yesu, bahita bikubita hasi barabandagara. Bati noneho ubwo avuze ngo uwo Yesu we tugiye gukoresha umuriro tumutwike. Bazana umuriro baracana ikombe, vuba vuba baracana. Mu gucana mu gihe bagiye kundoha muri wa muriro nti Yesu, barongera barashwiragira bikubita hasi bose baranyanyagira. Bati noneho uyu muriro ubwo wanze kumutwika mugene muhamagara umugabo witwa Apariwoni, umutware w'ikuzimu, aze tumubwire ko yatunaniye. Apariwoni araza, ari ikigabo kinini cyane cy'imbaraga. Uranzi ntabwo nkuzi, uranzi ntabwo nkuzi. Ati nge ndi Apariwoni, umutware w'ikuzimu. Wemeye kunkorera nangwa ntabwo uzankorera? Ntabwo nzagukorera. Uzakorera ni nzakora Yesu wanjye. Ati munzanire ikintu citwa amasuka tumuhamba ari muzima. Bazana amasuka n'ibitiyo, bamwe baracukura vuba n'imbaraga nyinshi. Mu gihe bagiye kundohamo nti Yesu, bose ahita bagwa muri rwa rwobo, nje nsigara nemye mpagaze. Alleluya, amen. Mana ishimwe, Mana irashoboye, Mana ifite, haleluya, Mana ifite imbaraga. Ubwo mu gihe nkiri aho ngaho ati munzanire inkota yanjye icyajwe n'amujya abiri, aratunaniye. Mu kuyizana mu gihe agiye kuyimanika ngo ayintere nti Yesu, Apariwoni ahita yikubita hasi, ahita ashwanyuka. Mana ihimbazwe, Mana itugirire neza. Mu gushwanyuka rero nahise mvuga ngo Imana ifite imbaraga. Nagiye kuri mbona umugabo Yesu araje amfata ku gahanga, nuzuye ubwoba cyane mbonye gishwanyutse. Uwo mugabo Yesu araza amfata ku gahanga ati humura humura, nuzura ubwoba bwinshi, nyiga umushitsi. Amfata ku gahanga ati humura humura, ninjye tangiriro n'iherezo, Alufa na Omega, ubanza kandi ugaheruka. Ninjye ufite urufundo rw'ikuzimu n'urw'ijuru, ntacu uzaba ndi kumwe nawe. Haleluya, amen. Ubwo mukumara kumbura ayo magambo, umuyaga wongera urahuha mwinshi cyane. Arambwira ati rero ahangaha ni ikuzimu, ninjye yo gukuye ikuzimu kugira ngo nkwereke aho uzaba nunkorera. Umuyaga warahushe, tujye tuzamuka tugira ahantu hari igipangu. Arakomanga urugi, mu gukomanga hasohotse abakobwa benshi bambaye amakanzu y'umweru, bamanitse amaboko bavuga ngo haleluya 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 haleluya, ngo dore umugeni uvuye mu isi. Yesu arabasubiza ati ntabwo ari umugeni uvuye mu isi, ni umuntu nawe mu muriro w'ikuzimu kugira ngo mwereke ahantu azaba nankorera. Amen.
babakobwa bahise bavuga ngo kare tugize n'umugeni uvuye mu isi. Bahise begenda ku ruhande ahita akomanga barakingura. Nagiye gukora mbona abagabo 3 bicaye ku ntebe barambwira bati Yesu arababaza ati uyu aba bantu abagabo urabazi? Ntabwo mbazi. Baramubaza ati abangaba muramuzi? Atoya ntabwo mbazi. Arababwira ati murambura igitabo cy'ubugingo murebe ko yanditswe muri iki gitabo. Bararambura basanga nta zina ryanje ririmo. Arambwira ati warebye? Ntinarebye. Ati dore wasengaga utazi, wakoraga utazi, atariko uhera uyu munsi nibakwandike muri igitabo cy'ubugingo. Amen. Kuko nta muntu uzinjira ahangaha atanditswe muri iki gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Amen. Baga bahise banyandika ku kanya. Mu kunyandika arambwira ati rero muri kukwandika ngiye gukora nawe amasezerano kugira ngo nkwereke ico uzaba nunkorera. Twakoranye amasezerano, akingura icyumba cya mbere, anyereka ahantu abageni bazakirirwa bavuye mu isi. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nyamaze kugikingura nasanzemo indabo nyinshi. Arambwira ati izindabo nizo zizakira abageni bazaba bavuye mu isi. Akingura ikindi cyumba cya kabiri. Twasanzemo abatayeri bari gutoda amakanzu. Arambwira ati warebye? Ntinarebye. Ati dore aya makanzu ni amakanzu bari kutodera bera. Abo bera n'abantu bazababazwa bageragezwa bakihangana imibabaro yo mu isi. Abanga nibo bazicara ahangaha, nibo bazacira abayisiraheli imanza. Dore n'izindi ntebe bazicaraho, dore ngize intebe 12 ndazibona zikikiye abo bagabo, mbese zikikiye abo bagabo. Ati nizo muzicaraho muca abayisiraheli imanza. Arangije akingura ikindi cyuma cya 3 kirimo agacaca keza gakupakupye. Arambwira ati icara hano tuganire. Atanga niho tuzicara nkubwira ibibazo nahuye nabyo, nawe umbwira ibyakubayeho uri mu isi. Haleluya. Arongera akingura ikindi cyumba anyereka amakanzu meza atatsweho inyenyeri ariko urabagirana. Arambwira ati aya makanzu rero ngo hitamo iyuzamba. Haleluya. Imana ishimwe. Nashikiyemo ikanzu ndambara nziza iri kurabagirana. Arambwira ati rero iyi ngiyi ari uhisemo, ugenda uyiharanire uyikorere. Mu kuyikorera kwawe ni ukumvugira, ni ukuvuga imbaraga zanje, ibyo unyumvanye n'ibyo mbonanye byose uzagera ubibwira abantu utarebye ku butoni, ari ukomeye ari uworoheje, bose ubibabwire kugira ngo bave muri Babuloni, ico bita urudubi rw'amadini, uve ahantu hitwa sinahakanye. Muri sinahakanye. Ati muri sinahakanye urahazi? Ntoya. Ati muri sinahakanye ni hahandi bisobanura ngo simpakanye kandi sinemeye. Simpakanye kandi ntabwo nemeye. Gusa bivuze ko simpakanye kandi sinemeye, mbese sinkijijwe ariko kandi nta nubwo nshaka ko babona ko ndi umupagani. Nico bivuga. Aho hantu ni habi. Aho hantu tugenda ubibabwire, kuko umuntu wese utuka mugenzi we, usambana, uwiba, ubeshira mugenzi we, uvuga amagambo adakwiriye, atazinjira hangate. Kandi niko nawe wari umeze. Nirebye nsanga niko nari imeze. Haragwa benshi muri sinahakanye. Nuko bimeze muri sinahakanye, niho nari nicaye ndi umwibone nk'umunyagasuzuguro upinga abakozi b'Imana. Nibona mbese ndi umuntu utereye aho ngaho utagira ico ndico, utazi Imana ariko niyoberanya nishushanya. Rambwira iti Yesu arambwira ati igenda ubwira abantu bave muri sinahakanye. Niho waruri wiyoberanya, wishushanya, wigira umuntu w'Imana kandi ntakuzi na Satani atakuzi. Ati nta muntu kandi utaritswe no muri iki gitabo, nta muntu uzinjira hanga ataritswe muri iki gitabo. Niko wari umeze. Ati ugenda umbwira abibone, ugenda umbwira abasinzi, ugenda umbwira abajura, ugenda umbwira abasambanyi, kuko nta muntu uzinjira hano adakijijwe. Ukuhera uyu munsi ubireke, kandi ugenda ubwira abantu bose ko utazabireka atazinjira ahangaha. Mu bwami ntese Mama Roza, ikibazo nagize urumva ba bantu muvukana bo baje mu shusho y'abadayimoni, bari bariho, bari barapfuye barimbutse.
batuye ati hano niho twibera, igisekuru cacu niho kibereye ikuzimu kiranyiyereka Bakuru banje bapfuye, twari 8 ubu dusigaye turi 4 bose barapfuye, ndababona mu ishusho bapfuye badakijijwe, baranyiyeka imbona nkubona. Abo bose baje mu ishusho y'abadayimoni, igisekuruza kiwanyu no mu maraso yawe muvukana, bapfuye barimbutse, akaba aribo baza kukurwanya, bakabaza kundwanya n'umugabo wanje, ko bitari bikoroheye. Ushaka kwihana bikababaza, bagashaka kwica udakijijwe, kugira ngo basibanganye nyire basibanganye ngumi yongiye ikuzimu. Imana ihimbazwe yakuneshereje, Imana yarantabaye. Uragiye uhisemo ikanzu, nanjye nahitamo ikanzu nziza. Iyo kanzu nziza itatsweho inyenyeri iri kurabagirana, kugira ngo nyikuremo twarwanye urugamba rukomeye. Ntabwo iyi kanzu nayikuramo, atumva uzayambara ari uko tugiye gukora amasezerano tugiye gukorana, nubyubahiriza ukamvugira ukankorera ukavuga imirimo n'ibitangaza nagukoreye udatinya nta bwoba, iyi kanzu niyo uzambara ubwo uzaba unesheje urugamba. Imana ishimwe. Bivuze ngo iyo kanzu wayihisemo uranayigera? Ndayigera, ndayambara. Nanze kuyikuramo, turwana urugamba, namwe ati yikuremo uzayambara ukunesheje urugamba. Ubwo maze kuyikuramwo aragenda arambwira nti siko ntashaka kuva hano, aragenda aramfata ukuboko, turihuta cyane, ahita kingura ataterera hanze, me ahita kinga rugomita nzuka ngaruka mu mubiri ntangira kuvuga iyo mvuye nibyo mbonye. Imana irashoboye. Ibyo bintu byose Imana bikweretse, abo mu rugo bazikurikiranye, bazi ko napfuye, ndi muri koma, agahinja k'amezi 2 kari reka nta no kumenya ko ngafite, nta no kumenya ko nabyaye, byari byarangiye niyo nyizuriye. Urumva mu ijuru barakuganirije ati no kanzu yivanemo, uyumvaga gute bakubwiye kuvanamo iyo kanzu kandi bakubwiye impamvu? Numvaga nta mahoro mfite, njyewe nshaka kwigumirayo, nshaka kwiberayo. Arambwira ngo genda, igihe nto kiragira cyo kuguma hano kandi wacafite igihe cyo kunkora no kumvugira. Ubwo niho yanjugunye mu isi, ntangira kuvuga ibyo mbonye n'ibyo numvise. Ndayitekereza nkabwicyama nkazayambara, mbese nkazayambara kandi nkakumbuza n'abantu bari mu isi, nkicyama bakazambara iyo kanzu nk'iyo nari nambaye. Tubwira abakunzi b'Ijwi ry'Umukwe ko imirimo dukora, ibyo duharanira birahari. Ya makanzu abaririmbyi baririmba, ya makanzu abaririmbyi baririmba arabagirana, bya byiza byo mu ijuru birahari. Nuko bimeze. Waba umugambi wo guhamya ibyo. Nahameza abaririmbyi ibyo baririmba ko tuzatura mu isi nshya, turirimba indirimbo z'abakijijwe, twambaye amakanzu yera arabagirana, atabonekana, atazwi hano mu isi, kwari iby'ukuri. Nje nabibahamiriza kwari iby'ukuri, atari amagambo, narabyiboneye imbona nkubona. Dukora ijuru nk'abazaritaha, tube no mu isi nk'abazayivamo. Impamvu mvuze gutya, hari abantu benshi bumva ijuru nk'igishushanyo, bakajyaho n'amagambo. Nuko bimeze. Binezeza umutima wanjye iyo mbonye igihamya nkawe, kitabisoma muri Bibiliya gusa, kitubwira uko cyabibonye. Umaze kuza ngiye nagarukana uburakari. Nari mfite umujinya ukomeye, amaze kunyambura yakanze, amaze kuyinkuramo, yanjugunye hanze ahita kinga. Ubwo ngaruka mu mubiri, natangiye kumenya abantu. Naje mbabaye ntiyabaretse nkigumira hariya hantu, sinsubire muri iyi si. Nasanze ari umwijima ukomeye, ca mu isi ni umwijima, abantu bari buzuye aho ngaho. Urumva wari umeze nk'umuntu wapfuye, byararangiye. Umuryango wawe babyakiraga gute? Wamaze igihe kingana gute muri ubwo buzima? Namaze iminsi 8 ndikiragi ntavuga, nje mvugana nganira n'Imana ko batazi ko akantu mbese muri sadwe bari bajije n'imyenda barayiteguye. Ibyo nibivuge neza.
wamaze igihe kingana gute muri ubwo buzima? namaze iminsi 8 naragenda muri koma bazi ko byarangiye bategereje ko nava mu mwuka ariko nje batazi ko nganira n'Imana. N'isanduku barayibajishije n'imyenda barayiteguye. Agahinja batangiye gupanga umuntu uzagasigara. Bakagurira amata mbese mama wanje yanyitegera bati runo rupfapfuye we apfuye nabi apfuye ari ikiragi yabaye Imana imubabariye agapfavuze tukamenya ikintu kimwishe. Mama ngo niko yavugaga niko yambwiye mbese maze kuva muri koma ati yabaye azutse akavuga urupfapfuye ntitumenye tukamenya ikintu kimwishe tukamenya urupfapfuye nkuko mama yabivugaga niko byagenze. Nahise mva muri koma ntangira kubabwira ibyo numvise n'ibyo numvanye umwami wanje. Urumva ahantu wari uryamye ukuntu bakunaze ukuntu yanaze hanze akamutse ushigukiye ni uko bimeze nuko byagenze. Ntago bikanze bakubwiye ngo iki bakwakiriye gute? Tumva ari ibirori byaba habaye ibirori bikomeye. Umutware wanje ahise avuga ati ngiye guhera uyu munsi menyeje ko Imana ishoboye byose. Nahize umuhigo navuga ngo nimbona avuze nzahita nihana. Twahise dukizwa yandika urupapuro ati shiramo muri ADPR kuko yari umunyagatulika nyine mbese mwisi nahakanye mbese nyine upinga barokore kubi. Urwo rupapuro ndarujyana ndugejeje mu barokore bati iki kigabo cyadupinga ntabwo twabyemera ko ari we koko. Yandika urundi rwa kabiri ndarujyana niho baje ati genda ubambwire baze mbereke imbaraga za shitani n'imbaraga z'Imana aho ziri. Bamaze kuza barafite ibintu bakoreraga Nyabingi ibintu by'intuza by'inanga ibintu by'iminkwi by'ibintuza by'ububindi bw'ububindi bwa kera baterekeraga ngo batumaga iri ibukuru kwa Nyabingi handi bajaga gusengera ngo kuwa kane niwe batumaga umutware wanje kandi yari umwarimu yarize. Abantu babibonye baratangara bati koko uyu muntu wize gutya amukoresha ibintu bingana gutya bibi gutya amukoresha ibintu bimeze gutya twe twamunaga tukagira ngo ni umuntu wubaha Imana adasibiye mbere nangu ya kabiri none abantu bakorera shitani imeze gutya. Ariko umutware ndababwira arihana arababwira ati dore ninje batumaga ibukuru nanje gusenya ibintu mama na papa barapfuye nanga kubita kugira ngo bitanyica akabyo nubakaho nkabisumbisha Imana mbese nka ibigirwa Mana akabyo numva ko biranyica aho ntubasha Imana yo mwijuru ishoboye byose yandemye nkubaha ibigirwa Mana akabyo nshira imbere. None guhera uyu munsi menyeje ko Imana ishoboye byose. Ikijije uyu mudamu wanje akavuga akabambwiye ibyo yumvise nahise menya yuko ari bonekerwa yabonekewe. None mu bitwike ntangiye nkorera Imana yabonye Imana ye niyo nzakorera niyo nzubaha. Guhera uyu munsi ndakijijwe nanje nshaka kubatizwa mu barokore kuko menyeje ko Imana ishoboye byose. Yahise akizwa turabatizwa turasezerana naramwishingiye turasezerana nuko Imana ikudukorera ibitangaza. Urumva ubwabyo utari wanavuga n'ibyo wabonye muri iyo minsi kubona ugarutse byari igihamya gikomeye cyane. Abantu barumiwe abari bashungereye abasengaga bari aho ngaho bakarismatike bari aho ngaho basenga barumiwe bamenyeje ko Imana ishoboye byose. Mama wanje aravuga ati iyi Imana imuzuye nkamenya urupfu yarapfuye yonyine niyo nzakorera. Umutware wawe nta n'umwanya wo kumuganiriza ibyo wabonye wari wabonye gusa yabonye ngarutse ino ni Imana ibikora. Yahise ashima Imana gusa kubw'umuhigo yarahize ati nimbona nkamenya ikintu cyayi kimwisha cyonyine kizatuma nanje nkizwa. Yahize uwo muhigo ari no muri ubwo buzima. Akana kari karira kakigwa karira ibyo kwishuri yarabiparitse ibyo kuja kuryama mu rugo yarabiparitse yararaga iwacu bari kurebera gusa uwo muntu agatima ko kari karasigaye katari kakonoka bategereje ko nava mu mubiri byarabayobeye. Iminsi 8 irarangira bakirindiriye.
Yesu nubwo yari muri ibyo bintu biteye isoni yari abizi ko hari Imana ikomeye cyane, ahubwo imbaraga zimutsikamiye arizo zamurushije imbaraga. Umaze kuza urumva nawe ntabyo wari urimo, ariko basi ijuru ryari ryagukopeje cyane. Niziye mbaraga wakoresheje, uri umuzuka nje ndi muzuka, uri muzuka. Wabigenje ute? Mbega duhe nk'ishusho y'uburyo wakoreye Imana noneho ugarutse. N'umuntu umaze kubona ikanzu azambara ayisizeyo, wiyumvaga gute mu murimo w'Imana? Urumva umutware we yanditse urupapuro, ariko nawe wari utarakizwa neza. Urumva byagenze ute kugira ngo uvuga ati no kanzu nzayambara? Kandi ntabwo nshidikanya ko n'ubu ngubu iriya kanzu ikikuri mu mutwe, ukora byose kubw'iyo kanzu. Ati aha iriya kanzu bitewe n'ukuntu nabonye iyo kanzu, bitewe n'ukuntu nabonye abapfuye bakuru banje n'imiryango yanje hari ikuzimu, n'ukuntu bameze, n'ububabare bafite, n'umubabaro bafite, intambara yaho bahora barwana, nta munezero, nta byishimo bagira, ni umubabaro gusa. Nahise mfata umwanzuro wo gukorera Imana, nibyo numvanye Yesu, nibyo namubonanye, ntangira kuvuga ubutumwa, ntangira kubwira abantu ibyo numvise, bakavuga ati uriya muntu ni umusazi, ntabwo ari muzima. Biriya bintu koko yabibonye, bagatangara cyane. Nandi nkatangira nkavuga, nkagenda kwa padiri nkamubwira nti padiri, Imana yambwiye yuko hano wicara muri sinahakanye, ntireka itabi. Imana yanyeretse ko itabi ibyo bigomunywa ari ikizira. Padiri ati ibyo bintu wabibonye ute? Nkamubwira uko bimeze. Ati yo ni Imana, ariko akabura imbaraga zo gukizwa no kubireka, ariko byose nkabimubwira uko nabibonye. Ntangira mbwira abantu, ntangira mbwira abakobwa, ntangira mbwira abasambanyi, baturi umuntu yasaze ntabwo ari muzima. Nkababwira imbaraga z'Imana, nkababwira n'ibyo nabonye ikuzimu, n'ibyo nabonye mu ijuru, bikabatangaza cyane, ariko ntibabyemere, ntibabyumve. Ariko nje nkagumya nkavuga. Kugeza n'ubu rero iyo kanzu nabonye yanyambitse, ntabwo nava ku Mana yanjye. Ndacakomeje umurego n'umuhati wo kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Umusazi uko ibintu Imana yagukoreye ngo wajye uyihimbira indirimbo, ibisigo n'ibiki byose, niko bimeze. watubwiraho indirimbo byibuze imwe, kuko yagukoreye ibintu bikomeye. Yagukoreye ibintu bikomeye, ubona yarakunomfesheje cyane. Niko kundi umwana biswi ugatuma umushikuza atizana urayirya uvuye kuvoma, niko nawe umeze. Umwana yabonye ubwiza bw'iyo biswi, ariko abizi neza ko nyuma yo kuvoma ari bugire. Ndanezerewe Mana. Bivuze ngo iyo kanzu irahari, yarayinteguriye. Abakobwa beza batwakira b'abamarayika, umva bateze amaboko ati haleluya haleluya haleluya, dore umugeni uvuye mu isi unesheje urugamba. Umugeni wa Kristo, ahantu hose uri, umukwe afite byinshi byo kukwakira. Wirimbishe ikanzu nziza irahari, itari nk'izina hamwese. Ibirori byiza birateguwe bitari nk'ibyina hamwese. Amasaturira imbere y'indirimbo, nshaka uvuga ibitero bibiri wahimbiye umwami kubw'imirimo yagukoreye, yakuvanye kuri cyane. Turirimbiro gatoya n'abakunzi bose banezerwe, ariko tuyumve tuzirikana ko hari ubwami tuzajyamo. Kambarimbira akaririmbo kamfasha nahimbye nkimara kuvayo, namwe mukumve kabafashe kandi kabanezeze. Reka bagusuzugure nshuti, bashireho no kugukoba, kuko batazi ibyo Imana yaguteguriye biri imbere yawe. Hagarara ushikame, Uwiteka aje kugutabara. Reka bagusuzugure nshuti, bashireho no kugukoba, kuko batazi ibyo Imana yaguteguriye biri imbere yawe. Hagarara ushikame, Uwiteka aje kugutabara. Yo tuzibera mu mababa yawe, ye Uwiteka we. Tuzibera mu bikari byawe, niho hari amahoro. Tuzibera mu bikari byawe, niho dusubirizwa. Aho ngaho Uwiteka niho dushaka kwibera. Aho ngaho Uwiteka niho dushaka kwibera. Haleluya haleluya. Aho hantu uvuga warahabona. Naho ngaho niho nshaka kuzibera. Aho hera niko muri yavuze ngo aho hera
hera nifuza kuzabayo niho nifuza nkarimbana n'abaha indirimbo zo kunesha. Iyo ni indirimbo ni ndende ni uko mvuze igitero bike oya ntacyo ubutumwa burimo ahantu uvuga hariho kandi twirimbishe kuko umugeni wa Kristo agomba kwirimbisha akava mu bidatunganye agakora ibyo gukiranuka agakora imirimo myiza y'abakijijwe kugira ngo azicare hariya hantu kandi yandikwe muri kiriya gitabo, kuko yambwiye ko utazandikwa muri kiriya gitabo azaba ari gukorera ubusa atazinjira hera. Mama sa reka twe gutinda cyane. Imana yakoze kukugarura kugira ngo natwe tubwire ibyiza byawo. Hari abantu babyumva gusa mu ndirimbo ariko iminsi Satani hamwe n'isi bikabakamuramo ubwo bwiza. Ubwo bwiza bugakamuka muri bo hati ntani n'ubundi nzapfa. Ugasanga umuntu wari uwera w'Imana afite ububi bwinshi bw'ibyikuzimu ariko kumva ubwiza bw'ijuru bikadukamuka akibagirwa. Ubuhe butumwa waha umugeni wa Kristo ahari hose ku isi ibihe byose yaba arimo gucamo, intambara yose yaba ari gucamo, ariko kandi n'ibihe byiza byose yaba ari gucamo, kuko hari abantu bagera i Kanani bakibagirwa. Ubuhe butumwa waduha nkawe wageze hariya ukabibona iyo kanzu karayikurwamo ubu uri gukora usiganwa wowe uri gukora usiganwa ariko kandi ugize neza kubitubwira. Duha ubutumwa bwacu rero nk'umugeni wa Kristo twitware gute ko inosi iri gusharira, Satani afite imbaraga nyinshi ariko kandi n'Imana yarahari ngo turwanire. Twitware gute kugira ngo natwe iyo kanzu tuzayambare? Reka mbabwire rero abari kure n'abari hafi, abatoya n'abakuru, abakecuru n'abasaza, urubyiruko, abasore n'abakobwa, kugira ngo mbabwire kuko ukuntu mukwiye kwitwara mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritavangiye, ijambo ry'Imana niryo mutsima utera imbaraga. Ni ijambo riri muri Yeremiya 8:20 ugakomeza ukageza hepfo. Riravuga ngo isarura rirarangiye, ici kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Galiyadi nta muti womora uhaba cyangwa nta muvuzi uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Bisobanura ngo abantu b'Imana bari kumva amagambo y'Imana ya buri munsi, bajya mu rusengero bakumva ijambo ry'Imana ariko ntabwo babasha kwihana ngo bakizwe. Ndababwira rero kugira ngo ijambo ry'Imana murishakire hariya Yeremiya 8:20 gukomeza kugeza hepfo, mwumve ico Imana ibashakaho. Imana iguhe umugisha. Amen. Turanezerewe ku bwawe, utubwiye inkomezi nyinshi. Nawe mugeni wa Kristo aho uri hose umenye ko ubu bwamukorera buhari, kandi nkuko navuze ngo umwana yazi ko hari biswi ajya kuvoma yiruka, ntareba ku ruhande, ntagira gute, akoresha imbaraga zose kugira ngo icyo gihembo kibone. Dukoresha imbaraga zacu zose, dukore, Imana izatugirira neza. Ngaho dusengere rero, Imana iguhe umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Ndagushimiye wowe washimye yuko najyana ikiganiro n'uyu mukobwa Anita. Ndasenze cyane musabira umugisha kuko kwitanga yagize, kugira ngo ubwiza bwawe n'imbaraga zawe zurukire kudutaba no kuturengera, kandi aba bantu bagiye kumva ibiganiro byacu bibafashe, bijyaho bibakora, bigere naho bibashira, kandi wabitegeye amatwi wese bimubashe kumubera impemburo izamugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Ndakumbuza abantu bamaze kumva ubu butumwa kugira ngo bahanire kuzambara ya kanzu yabera. Iyo kanzu yabera ni imirimo yo gukiranuka, ni urukundo, kwihangana, kwizera no gusoma ijambo ry'Imana. Urakoze Nyiringabo, ntabwo ntaco nabasha kuvugira imbere yawe, ndi umunyantege nkeya, ngusabye n'imbaraga zo kunesha kugira ngo ubashe kunkomeza muri uru rugendo natangiye. Niko bitagiye nizeye kandi niringiye izina ry'umucunguzi wa Yesu. Urakoze. Amen.